kuza gufunga gutyo gusa yiboneye bamfunze burya byaranambabaje cyane burya kumva ngo ngiye ngo mvuye mu rugo mfashe essence yanjye ngo ndaje ngo nje kukwitaba. Avuka i Muhanga, iyo umureba isura ni murya abana n'umurakari, inyogosho ni ya gisota, imyambere kuri kamera ni ibindi yavuga ni mekanisi. Yitwa Bosco Empire, ngo arasesengurana ko yize sikore mu gisata cy'imyidagaduro inahe wacu, yigize isasu. Uyu munsi ari kwikoma muri ndahabe, ntiyafashe muri ndahabe ashira mu mufuka araje arahondagura ajugunya muri pubere. Irene muri ndahabe aka kasha makokero Morodekayi, buretse ntaza kugira ibyo nyobye cumeka 5G ahubwo twihutane. Uyu ngo ni Bosco Empire yagize ati tubivuge se oya, ibyo numvise ni ibingibi, ibindi nawe uzabyumvire nakahubwo hera kuri ititire. Idirisa avuza agahinda ke, Irene yansambanyirije umugore, abashaka kunyica mbace muri humwe. Ahubwo rero nibwo hajya hashya bayita show busy nyarwanda, iyo ntatiku ntabwo ducuruza katujyaneyo. Icambira ati akaboko kawe k'iburyo niko kakanze amabere y'umugore wawe mpakashwe na kanseri. Icyakabira ati wo Irene warongoye umugore wa Idirisa we Drawogo, hati cyumhora ujya gufungisha cano yanjye nuko nari hafi kuzana Idirisa we Drawogo akaza mu kiganiro tukaganira. Basi ngo asoze se wa pero yageze aragira ati aho kugira ngo umpombye umfungira cano ahubwo nagira amageragere ukuri. Intyoza Bosco asoza yihaniza RIB hati muramenye ibintu byo kunyahamagarisha ubu ngubu kandi mutaramamagaye igihe nanjye ba DJ Buriane banyitaka intera hamwe, hati murangira na RIB muzabaze n'undi munsi. Buretse so gusa uyu nguyu ngo ntiyize nako we icyamuzanye imihanda ngo nukwihahira abanyaruka imihanda yarayimaze. Biferuka ngo niyageranye na mugenzi we Ribati yitwa Pastor Claude, hashinjwa kuba nta shuragira. Ibyo pastor nabyo ntubimbaze wamwimitse cyangwa idini asengereshezamo simbizi. We ntiyavuze ahubwo yaboroze aranarira kandi ari umugabo, ati n'umurozi n'umugore mubi. Yavuga Irene muri ndahabe hatari ko gegewe agenge nge Pastor Claude mureba nzemera mbigitambo cy'abakoresha social media, hati social media influencers, hato kugira ngo abana banje babure minerivare kubera Irene wishyura abantu ngo reporting channel zacu. Hati ariko muri ndahabe reka kugize ukuri aho kugira ngo abana bagiye burasira ku ishuri muri ndahabe nasanga bajahaje bagirage wowe urafata channel z'abantu ugafata ibyana nakora akantu nkajya abandi bajya. Irene muri ndahabe n'umugome binganiki, muri ndahabe n'umugome koko si umwe si babiri, bati n'umugome mubi. Uyirene ubundi bamuhora iki katumuvuga we ni Jim ubwonko nawe yumva ndi Emperor kuwejwe ryurangora ku 5G nti kubaho nuko honyine tuba tunyaruka kuvuga 5G urangara gatoya ugasigara kucyanwa bimugora kogosha ngo ntiyararigweje yafite ipfa ntukine we numukire ngo kuzimya ntibyamugora kunse kutambaza niba ari indyarya yita umukozi wa Mungu kwirata ivugira ko bitakaga kumubera uruhara nubwo atarukunda ararusokoza bigaco byagaciye. Nibyo koko Irene nimbiba cyane na Kongo n'umurozi oya umugore muri show busy nyarwanda mana. Hese ubundi umugabo ninde guseka ngo niko karimo konyine ashoboye? Ni umusore w'umugabo ukunda imicongo hafi no guconga uruhara. Iyaseka bamwe bati nk'ubwo ntuzinera koko ngo amatiku hagendera kure byahese kwa bikorera inyuma y'amarido. Irengagize ko azi kubyaza umusaruro impano z'abandi, ibyo ko ari manager wa Viva Drawogo na Dorcas ubyirangizeho gato nakahubwo wijijishe kutazi by'ukuntu yagurije Vivi muri Burkina Faso. Oya ntuzane ibintu bya niyo Bosco yazimije ku bushake. Oya ngo nuko niyo Bosco yakijijwe da maze se ntanamuherekeza mu bukwe k'umurenge, ahubwo rate umwite Morodekayi kasha makokero umwana w'imihanda wirinze bigakunda. Ni mayibobo yinjiye caci gushakira umugati. Irene muri ndahabe izina ryo muntu yakuza ashakisha uko yava mu bukene yavukiyemo. Uyu mugabo nakumusore mu papa ninde ubundi ni gati kibaho kuryohera amatwi yawe. Ibyo byonyine byo dushinzwe ni Jim ubwonko dutyaza iwacu buri munsi ngo turyohera amatwi yawe. Kavukire ni Kigali mbese sumuvantara nk'abantuza bose, reka we yavukiyemo awukuriramo awuhigiramo ariko nawe awuhigirwamo. Nyamara aranga ava habi hagira heza ati kandi ntaho ndagera imbere no heza cyane. Avuka mu Gasyata aho ngaho ni iwabo inyuma ayizikubi n'umubone bascute nduranya buri munsi bijya n'ibikomere by'ubukene bwahashize. Mujye munareka tunivre petit. Ni Irene muri ndahabe watunzwe n'ikijumba n'amata imyaka 3 irashira kandi ari umunyeshuri wa kaminuza. Ni Irene muri ndahabe wagendesheje amaguru hafi gucika ibisebe imyaka 3 kuri RBA adahembwa. Irene ni ndisi nako ni Israel sarabe gusa na Isango Star yamaze umwaka wose adahembwa burya kugera kure si ibintu bya mwese wangu. Niba utana kwihangana ukwezi kumwe hari abihanganye imyaka n'inyagateke ngo amashuri genda gake yarize. Ndagize nti akora ibyazi kandi neza.
ngo hari indwara zidakira ntibakuyobye abona abatazi ko burya buri ndwara igira ikimera kivura. Ndakora ubu munsi wawe na muganga kondo uzahita witandukanya n'ibinyoma nk'ibyo. Inyatsi, amashitani, inkoresho n'igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe. Wabuze umugabo bikazonga kwanga ubukwe bwawe bupfira kuri finale. Umutuzi wawe wapi we n'uwo mwashakanye murapfakana kari ntabe wiyobya byabasa ukiyakira. Wabuze imihango irakubabaza ngo niwigiyemo wowe ntikama muganga kondo gusanga uri hose. Buretse gato barakuroze nawe uratuzi uretse nibiwuherano amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka. Uruzi n'ikindi se gutsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu biri simple. Reka da n'ikibwara kigarura ko gufasha no kubona akazi ndagira nte. Urya kandi ntukeneye ibya mirenge ku ntenyo ngo ugire amagara mazima. Umwijima wakuzonze diabete na amibe nabyo ukundi utuwo ninde numwe rukumbi mu Rwanda kandi ujya kumugana binga no gutetesha amagara yawe. Nibyo rwose ubuvuzi gakondo bushingiye kumera bugira isoko imwe rukumbi kwa muganga kondo ukora mu mujyi wa Musanze. Singutinze kandi nimero niyo ubahanze. Ibyo si ikibazo ko DHR burya yazigi oya winshimira aho guzishimire kubanguka. Until next time. Reka na Pastor Claude utaza ishuri riba wirengeze mama Scovia wabyize mahugurwa ahubwo nugera kuri muri Davi ugende gake maze ahubwo uniza amatwi nkugerere mu nyandiko z'amashuri. Uyu muhungu w'ubwanwa buryoheye ijisho yaciyemo ni intiti mu byakora ni intyoza mu bitabo kuri terebyo ntumbaze ngutazi guseka wapi ntiyakubaza. Bamwe bati asuzugura abatumirwa abaza ibibazo by'amafuti n'umuswe. Icyazi ni kimwe nukuganiriza abakadubiri na baregisimari y'umubyeyi mutagatifu wa Yezu n'uwanyu abasabire ngengera mama wundi. Mbese atarimo kwikanira ibitwenge bimwe bye na tonalite ngwigendere ni muri Davi. Yarize cyangwa bigoye ariko yarize kandi yiga neza. Amashuri abanza yatangiriye iwabo mu Gasyata kuri école primaire de Gasyata ayarangiriza ku Muhima w'Impyisi. Akimara gutsindira kujya muri segonderi yisabiye kwigata mu mwaka wa gatatu nibwo yateye kashi ku nzozi zo kuzaba umuvuzi w'amakuru umunyamakuru. Agisoza tronkom yamanutse kuri Don Bosco ikaduha maze hacambo ibyitwa reg ubuvanganzo economy udasize na geography. Aha naho yatangiye kwitoza kuvuga amakuru niba hatari amatiku. Irene muri ndahabi nkuko abakene bagakwiye kubigenza. Erega amashuri niba bateze amaso yonyine. Nawe rero yizashize umwete yigana umujinya ariko akomeza kuvuga amakuru. Byaje kubimama ageze mu ngando. Aha niho yabyanzuye neza ko bibashije maze yamanebere n'uzidahumbya imukaraza ka buruse ko kwiga kaminuza. Nuko yisanze ari mu gusatura itangaza amakuru ihuye kuri buruse ya leta. Mwibutse ko icyo gihe ku kwezi Berde yahaga abanyeshuri 25 byonyine gusa. Aho bikomerera baje kwimurirwa muri Kiste mu Kiyovu. Sasa Kigali urumva kudumya 25 twaye twonyine. Nuko umusani wa Kigali yafashe gato ku Muhima w'Impyisi. Aha no yigiye kujira amafaranga sha udumbi twa 25 twagomba kumutunga twonyine ku mata y'ijana n'ikijumba cy'ijana imyaka 3 yose. Iki gihe kandi mwibutse ko yari umukozi bimenyereza umwuga kuri Magic FM. Amaguru yaragendesheje hafi gutoboka ibirenge. Ni Irene muri ndahabi kasha mukokero aka Morodekayi bamanikiye igiti cyo kubambwaho bikarangira kimanitse hamutambagije umunwa. Urugendo rwe rwitangaza amakuru surugendo rusanzwe uko byari inzitani ikomeye. Nkubwirane muri ndahabi mu gihe higa muri Kiste yanakoraga kuri RBA ahamara imyaka 3 yose hadahembwa kugeza no mushike witwa Muhoza ahisemo kujya mwihembera 20 ku kwezi mu rwego rwo kugira ngo ame motivation. Imyaka 3 irangiye yagiye kwisango star muri Sunday Night Show. Aha naho yakubise undi mwaka hadahembwa. Kuri FFG wihuse urumva ko ari imyaka 4 yose hadahembwa. Aha niho yatangiye kwinjira mu cukumbuzi bw'impano. Ni nawe yahuriye na Niyo Bosco maze agize igitekerezo cyo kumanaginga gisha inama Metre Steven abaramubwira ko agomba kubanza gushinga kompanyi. Nuko MI Entertainment Limited yavutse. Nuko haje kwinjiramo Vestine Dorcas mu 2020. Ahubwo ntaco katwirengeza ko ari we Yuda wamugurije na kwa Rusenye maze ubiko 2020 ku Isibo TV we na Philipita muri The Trace Live bari kuruzaga bye byaracitse inyarugenge utuntu n'utundi sasa. Ngo bimeze bite ibya Morodekayi. Irene ifata 2022 ashanze amafoto y'umwana mwiza w'umukobwa n'umukiro cy'imyaka 3 maze abantu bavugishwe birakomera. Abantu bati Irene se burya agira umwana. Irene se burya ni umusore w'umugabo. Ahubwo se nibyo koko Irene ni umusore w'umugabo byanyabyo uvi nkuru sasa. Mu gihe Irene ngo yarakiri kwishakisha nako kwiringa we n'umukobwa utari mwiza bikabije nako bikabanyije witwa Rosine. Barakundana baratetana banemeranya no kubana. Barabanye gusa ntawe yandikishije mu murenge. Amakuru avuga ko babanye bakanabyara umwana w'umukobwa mwiza usanase. Nyamara ngo Irene amaze kumenya ko gukira bimera yaje gusanga adakeneye umugore cyane ko hari utwo ngo yumvaga buri ataratunganya ambye. Nuko yivire mu rugo ari igenda yisura kwibera celibateri nka Philipita. Niba atari na Philipita wo wamweje. Hagati aho twagiye twumva ngo haje umugore uvuga ko ari uwa Irene. Nyamara ariko birangira navuze ko hatamuzi na gato.
ibyo ngibyo turabyihorera. Ariko ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu 2025 nibwo ibyari bihuha byabaye impamo neza. Kuri iyi tariki amakuru yagiye hanze yemeza ko wari umugore Irene yapfuye azize kanseri y'ibere. Irene yaherekejwe na Philipita niyo Bosco Vestine mu muhango wo gushyingura uyu mubyeyi Rosine. Nakomeze yisanzure mu mahoro. None se wirengaje ko Irene ari nkoma cya Bruce Melody isigaye rata wowe umwangiri ngo umukundi icanwa akantu ko kwiryase ingo siyo cano ya mbere i Rwanda iziri tiku wapingwa ahubwo Irene no hicira amagini ngo ntuzi icopa bireke mwana. None se ntuzi ko yagiyeho muri Canada bireke mwana. Irene Jolie haramwemera ahubwo mwana ngo burya Irene ntiyararatariye kwigwesha ngo ntago umukunda koko se mani we watumye Isibo TV yitako nk'ibere ngo nawe waruzi ko avuka na Philipita. None se rata ntukunda utubazo dusereza yajyaga cangamo kuri The Choice Live basika nizere ko umukunda ko yaduhaye ya mpano nawe waduhaye imiswagege ngo umukunda kwemera no kudasubiza injiji zakujagata. Imana y'u Rwanda zimwe batazima muhorane murabeho until next time.